Igihe cyose tuzabona ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo (FARDC) zikinagira mu bice twavuyemo tukabisigira ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba (EAC), natwe tuzahita tugaruka kuko nta kintu kizaba kizizanye uretse kwica abaturage. Ibi byatangajwe n'umuvugizi wa M23 Major Wiringoma. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Karera Kamanzi babaye nk'abahanganye mu nama bahuriyemo i Davos. M23 ibona imyanzuro ya Rwanda muri Angola ziyivunisha. Nguhaye ikaze mu muryango mugari wa Bwakeye TV News. Nibutsa utarakora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ujye ukomeza kubona ibiganiro byacu bitandukanye. Ikibazo cy'intambara muri Kongo kiragenda gifata indi ntera, dore ko M23 ivuga ko imyanzuro y'u Rwanda muri Angola iyivunisha nk'uko namaze kubibwira haruguru. Umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare Major Wiringoma avuga ko kugeza ubu ngubu uyu mutwe ufite imbaraga n'ubushobozi buhagije ku buryo udashobora kwemera kwicara ngo urebere abanyekongo bavuga ikinyarwanda b'abatutsi bicwa. Avuga ko badashobora guterana abavandimwe babo b'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi kuko aricyo bagiriyeho kurwanya akarengane bakorerwa. Major Wiringoma yagize ati imbaraga dufite ni izo gutabara abavandimwe bacu. Ikindi kandi avuga ko M23 bakurikije imyanzuro ya Rwanda bakayikurikiza neza nk'uko yabibasabaga, ariko FARDC n'imitwe ifatanyije nayo bo binangiye bakanga gukurikiza imyanzuro ya Rwanda muri Angola yavuga ko intambara igomba guhagarara muri Kongo, ndetse M23 ikemera no gushyikiriza leta ya Kongo tumwe mu duce yarafashe. Ibi bikaba byateje ikibazo rero ubwo Kongo yatangiraga gusagarira ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba zishaka kujya mu duce M23 yahaye izo ngabo. Haba umuvugizi w'ingabo wa M23 avuga ko nta kintu kijyanye izo ngabo za FARDC mu duce usibye kwica abanyekongo abatutsi bavuga ikinyarwanda bariyo. Ibi bikaba bikomeje gutuma rero intambara iri kubera muri Kongo ifata indi ntera. Ndagushimiye wabanye natwe mu kiganiro, nkomeza gusaba utarakora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo uzabone ibiganiro byacu bitandukanye, dukomeze kurebera hamwe uko isi imeze mu bya politiki ndetse n'amakuru y'imyidagaduro n'ibindi bitandukanye Bwakeye TV igutegurira. Ciao.